guhinduka se nizere ko nakubangamiye ibyo mukozi nagomba bijya mbabarira sibyo mbabarira kandi bifate nabi just that joke banagukoraho nizere joking pass nta kintu ushaka ngufashe se se ikibazo urakoze urakoze sibyo koko ntabwo izo stress nzazisubiramo noneho ndabigenza ni ntago mbizi nyine ntago mbizi none ngiye gufunga pe reka tujye mu kazi turaguma tubitekerezaho wenda niba haboneka n'ikindi muntu yakora basi ubitekerezeho neza urebe ikintu wakora pe cy'amafaranga turabivugana nyine tu nta kibazo ubitekerezeho neza gusa nyine wumve yuko bikenewe pe birakenewe kandi ntabwo nakubera umwana mubi ntabwo mbikwijeje buriya Sonia yarampemukiye yarambabaje hahandi umutwe uragenda urashyuha nyine kwa kundi nawe uba wumva uyakeneye ukabimubwira kuko aba yaraje kuyagusaba nk'uko nyine nawe uyashaka wumva uyashaka ngewe ntabwo iri gihe nyakeneye noneho naza kubikubwira ukaba nta kintu witayeho uko byumva birarushya mu mutwe cyangwa yayakwimye yarayafite ku buryo yavuze ati nayo naguha ni ukuvuga ngo igihe cyose ufite amafaranga urumva niba mfite amafaranga mba mfite ibintu nayateganirije sibyo wenda igihe runaka cyagiye runaka iyo uje ukayanyaka cyagiye runaka nayateganirije kikagera nkaza nkayagusaba ntuyabone none se urumva mba ntagowe gusa nyine yaraduhemukiye pe urumva ko nanjye kanyizeye niyo kwizera umuntu ku mafaranga byatari ariko ku buryo ubu ngubu ninagira aho nyamara mbabarira pe reka ndebe telefone yanjye ahubwo maze nze tugende nanjye reka ndagira ngo utegerereze hanze mfasha ndumva mfite ibitotsi ngewe ngiye gutaha njye no kwiryamira ugiye gutaha kandi hakiri kare uzi n'isangaye ariko winataha ntacyo nashaka ko tunavuganaho kandi kiri seriye ndatuwe seriye ni ikiganiro kiri seriye kandi nubwo ari ikiganiro ndetse wenda ni n'ikibazo tubyite gutyo ibibazo byambanye ibibazo ahubwo ikinogereho sinzi ko ndanarutaruka rw'uno munsi none ngambwira nyine mbasi ngere nyine ejo bundi mubi yanzaniye ibirayi
Sandra, ibi ndeba ni ibiki? Ibi ni ibiki? Sandra, ntumbwire. Ntumbwire. Ntumbwire pe. Ese niyo mpamvu yahuje amayoga angana gutya? Oya. Mrs. Nakuganduze? Ntabwo ari akanjye. Sandra, uratwite? Njyewe mwita? Nako umushuti wanjye asezanga ngo umushuti wawe wuhe? Wa mushuti wanjye ujya ukunda kuzana. Umushuti wawe yaje kwipimira hano? Twari turi gusa isura urabona nibwo akigenda. Reba ukuntu inzu ijagaraye hano se umuntu acanye icupa ry'inzoga. Hasa nabi saho. Urabona n'imisego itameze neza. Kuko wabaye umuntu ntazi. Oya. Ko ndeba ari wowe, ko ndeba atari wowe nari. Njyewe? Ahubwo se ngoya? Dusangire. Ibi dusangire. Kandi ibyo bintu mbere. Wasangire. Ndi sakanguriye. Uzi ibintu papa wazabyakira gute? Ibi bintu papa wazabyakira gute? Yabyakiriye kera. Kanze ko ngo ubu mwasangiye se kuki yagusize? Oya ngo sinzi umuntu umpamagaye itagenda. Asanze atwita itagenda. We nandi kumugira inama. Uzi urayigiriye? Wowe urayigiriye? Shange inama mba nzifite nyinshi. Shangazi. Hakuno nakugira inama. Nta kibazo ufite mugira inama. Urabona nkwiriye ihe nama sheri? Shana ukuri pe urayikwiriye. Niyo gusa amayoga nkawe? Oya none se kunywa agacupa kamwe. Aka ni kamwe? Oya ntago azina rizanjye. Zimwe. Wabaye ibyatsi gutya hejuru y'icupa rimwe. Mubwiye ko ari rizo uvuye hano rwose. Nyine nahise nsanga mwete. Gusa nyine nubwo mwete nakubeshye ntago maze iminsi murumva n'abahungu benshi swambaza ngo inda ni iyande pe. Aho niko kabi cyane. Noneho na Lucas agiye kuza nimba ndamubwira ko mwite sinzi kandi na Lucas nako sinzi pe biba byancanze. Umva ceceka. Njye noneho umva speechless kabisa ko okay uratwite ntago uzi umuntu waguteye inda. Hanyuma se tutabishyugura biba bigenda gute? Nanjye biba byancanze nanjye kuvuga simbi ngo waryamanye nande umva maze iminsi n'abahungu benshi nanjye sinzi ibintu byambayeho na Lucas nawe arimo niyo mpamvu ndi no kukubwira ngo nimba ndamubwira sawa kabaye. Ubu ngubu hagize umuntu ubimenya bavuga ngo ni njyewe. Nose ubwo bana yanjye nose ubwo Sandra tubigenza gute noneho? Simbizi nari gupulaninga ko nabwira Lucas. Ego mani urabimubwira utazi ko n'inda ari nose ko nawe twahuye uragira ngo mvuge ngo wahuye na okay katuvuge wahuye n'umuntu usinzobe wahuye n'umuntu w'igikara Lucas ni igikara hanyuma se umwana avutse ari inzobe urukona ukuntu usa n'uriya mungu kunasa mwabyara umwana w'inzobe. Reka mbwire ibyo kuba nabyara umwana w'inzobe n'abantu b'ibikara bajya kubyara abana b'inzobe ya umwana akavuka ari inzobe yakura oya ni yakuze nyine okay aje ari inzobe atari bunahinduke. Muri famille hari kumwe mufitemo abantu b'inzobe atambwira ati muri famille yanyu yakwikije muri famille yanyu kandi urumva ari mwanzuro nyine wafashe. Niyo nafashe pe akubwira Lucas uri umusezi Sandra uri umusezi none mbigenze gabanya umucucu ndaza gukora n'iryo gusa.
oya ngomba kubimubwira kuko niwe papa w'umwana. Shamana cyakoze urangura kukumvisha ikintu urangura ubujya ngo bugenze bigire ni nkaho ngambwira noneho kese rero ntabwo uri kubyumva ngambwira ngombe mbibwire Lucas amenye ko mutwitiye kandi yarizi nawe wenyine dukundana ntabwo ari uberetse gato kuri wajya ngo ni njyewe utwita ariko we ntabwo ari bubimenye ariko kuko azi ko twahuye kandi ari mu dukundana aranyizera cyane numva ntabwo abazi ko nanamuca inyuma bimubwira yanabyumva pe kandi umwana yamwakira gabanya imiteto ufite umunsi ko cyumva yuko kumwemera nta nubwo ufite no kubimubwira ariko why ntabwo ufite kubimubwira ariko mbashimye ko ubimbwiye mbere yuko anabimenya oya Lucas agomba abimenya urumva ugiye kubyara washishikaye baneye inda sinzi papa w'umwana umva rero mubwire nta kintu na kimwe ufite kubwira Lucas n'iki na kimwe nyumva nyine ahubwo turashaka kundi ukuntu tubigenza gusa tubigenza gutya ese basi uri kumva wowe uwo mwana umushaka nyine like wari witeguye kubyara kanya oya wenda kubyara kuba nabyara kano kanya ntabwo ari ibintu bavuga ngo nari niteguye ndetse bagusize mu nzu amezi angahe amezi 2 amezi 3 uhise utwarinda ako shari proud yabyo ntutwe oya ntabwo ari kuba proud nuko mfite uwo nayishyiraho kandi nako rwose cyane umva rero mukambwira gabanya umutegetsi dushaka uburyo tubigenza iyo nzu yikorera kuyikuramo ubwo si ibyo bintu byo gukuramo inda hanyuma ibintu byo kujya kubivuga ngo uratwite uzabibwira nde sinzi wenda namuganire n'icyo kintu uvuze nacyo cyaba ari nacyo cyiza kuko urabona ntabwo nahita mvuga ngo nkwayinda sinzi uko muri famiye banabyakira ubyakira byaraniye bose cyazida wenda ibyo byo ngo umbwize ibyo tudashaka uburyo tubigenza sibyo ku buryo n'iki cyumweru dushaka uburyo bigenda hanyuma ukayikuramo bikarangira utaranaba nyine ingano busumba udakora ikosa ryo kugira umuntu umwe bibwira no ego Lucas washigiye wumva mbabarira siko bimeze nta kundi nyine ubwo reka dufate uwo mwanzuro
sha nyine uriya mwanzuro mbwiye sha ndumva ari umuntu yafata ko numva ari wambera mwiza nta cyane kibazo gusa mbabaye ntihagire umuntu n'umwe n'uyu n'umwe uza kubibwira even no Lucas urimo kuvuga washegeye Lucas ni namwe akanwe ako bari gukomanga ariko ntabwo wafunze injira Lucas Oh, hey. Oh. Is it fresh? ese suza Lucas tuba Nziza. nibyo bigeze Meze neza. Nari mvuye mu kazi nirukanka. wait ndabona gutamubagaye Oh. Wabanje kumuvugisha se ujya tutaza kubana. ntaribe biteze Ni byiza. meze neza Yeah, meze neza. Wowe? nawe meze neza Meze neza. Really? Witwa nde? kesi Kesi? yeah Weho na bebe wanjye se mupanga iki? nari nzi ko nzi okay ni kuzine wanjye Kuzine wawe? Wow, ni byiza. Ndumva njye atari nko kumwibwira yarakumbwiye. Nanjye ariko byaba byiza ahubwo ntibwire nkibwiye. Nanjye nitwa Lucas. Nice to meet you. nice to meet you Nizere ko n'abarogoye ariko. nta kibazo Okay. Nari ndushye cyane uraza kunyihanganira numvaga nshaka kwihengeka ariko ubwo nta ari kibazo aho wenyine. wicara hano egera hano nta kibazo Mwegere. yeah Ntabwo usuzugura ko n'undi twabaye inshuti. Ntacyo bitwaye. So, nose utuye hehe Tuyehe? Ndumva ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa cyane kuko ndatekereza ko azabikubwira. ni ibindi kwibaza ariko ugomba kubyera Byemewe ku Gisozi. Yeah. okay none se harya None se harya oya ntacyo ahubwo hari ikintu ushaka kugusaba nyine gusa amahirwe turanahuye ikintu yashaka kunsaba? Nabyumvishe ubwo bisanzwe nzi nyine n'ubundi uko byagenda kose. no nose nyine ni ubwa mbere tuhuye ariko nyine like nabipuraningaga nyine kubikora tu Okay, nta kibazo. anyways nyine hari surprise mfitiye Sandra mu rugo Yeah. nashakaga nyine kwemvita nyine nka boyfriend we you know nimba yakira gutwara Yego ndabyumva. Ariko nawe niba abiziho? no ni surprise nabikubwiye yeah Tugeze abimbwira ndabyumva ni surprise. Yeah. So, tumva nta bintu birenze mbaye afite time. Nta kibazo naza. Ntabwo none nagutera. se na Sandra urakora bivuga ngo mbaye mfite time ahubwo Mufite Sunday? yeah Okay. Ntacyo bitwaye. Tugomba kuba mari. okay thank you ubwo nyine nizeye ko nazakubona Oh, babe.